ikambwira iti nyuraha nibyo byamviriyemo ambutiyaje kuko yarashakaga ngo ninyure hano umugabo ati ca hano ariko bene tuvugishije kuri abagabo ntibarutana burya bararutana uyu mugabo wabambye ijuru ntawe umufashije agahanika ikirere nta muyedi nta n'umuhereza uri kumuhereza akabikora utaravuka akabyanzura utarabaho inkingi zifashe ijuru ntiwamenya aho ziri aho isi itangirira n'aho irangirira ntiwamenya aho biri n'umugabo ukora icyo ashaka ubundi nyine nawe ukagenda ubihomberamo ubundi ukazanabyungukiramo kuko guhamagarwa n'Imana nibyo kwizerwa kandi nibyo mugisha nagira ngo nkubwire ngo Imana niguhamagara ujye wiyeranje uyikorere nta bindi bintu urengejeho kuko iguhamagara izi nzitizi n'ibibazo wicayemo ibyo ugira n'ibyo utazagira ibibizi ujye wiyeranje ukora umva ukuntu yiyeranjije yahise ngo ahamagara umwanditsi witwaga Baruki aramuhamagara aramubwira ngo mva rero Baruki dore ndi ku ngoyi kandi Imana iri kuntuma ku Bayuda wenda umuzingo w'igitabo wandika amagambo w'Iteka ari kumbwira umuntu utarayoboye intama n'ihene mu myaka itambutse mbere y'iki cyorezo ubu ngubu ari kuririmba urwabonye nkubwiye ngo abantu bazajya kudoda inkweto kandi ntibazabishobora kuko hari ababibatanzemo nkubwiye ngo abantu bazajya kuba abanyonzi amagara bashirana abandi baba abamotari mva Imana ya Isaka gukorera Imana nabi bashyize mu kaga abana babo bashyira mu kaga abagore babo bashyize mu kaga abagabo babo bashyira mu kaga igihugu none ibi byorezo bituza kugira ngo byatewe n'iki nibyo abakorera Imana nabi udukomereza amaboko ahubwo nyitera kubera ko mba nabonye ibihe turimo n'ibindi bitaraza nayihawe mbere ya COVID-19 hajya ngenda nyitera uko ngiye gutanga ubutumwa Mana yakomeze ariko iyo ndimo kuyitera mba numva ndi gusenga narayibwiye ngo yakomeze ntabwo nari nzi ibindi imbere ndayishimira ko aho nayiteraga hose ntabwo nari ndi mu Kigali narayibwiraga ngo nibizi ujye yakomeza nibikomere yakomeze Imana irayakomeza haleluya
mwava aha hantu mwava wivumbura ku nkono ukarara utariye kuva ku Mana ni nko kwicukurira uba uri kwishyingura aho kugira ngo mpave se bo bahavuye. Abo ni abadayimoni ariko disi burya ntawe ukwanga ugira ngo se bagukundira ko uhaguma. Wakubwira abo babujije kuza uyu munsi baze babahoke Satani ahombe, baze bakizwe Satani ahombe yababujije. Ariko turashimira Imana ko yakomeje yanjye n'ayawe tukaba twaje uyu munsi muha Imana icyubahiro. Hanyuma ndashimira Imana kuko mpagaze hano ntabwo byari gukunda. Umunsi wa mbere mwantumiraga nahise njya mu bitaro. Umunsi yanyakaga ifoto antumira nahise njya mu bitaro amaze kubimbwira. Umunsi rero yanyakaga ifoto ati yo ku giterane nibwo nahise subirayo kandi nagiye mu bitaro kabiri mu cyumweru n'iminsi. Hanyuma ngiye kubaza amakuru y'ubwo burwayi kuko ubundi ngiye sinkunda kurwaragurika mu myaka nabayeho. Imana irambwira ngo Satani ntashaka kuko ari umurimo nta bindi urwaye. Nahise mfata imodoka njya gusengera ahantu da ndahantu Imana imbwira ko impaye imbaraga kandi nkejije n'ubundi ku binini ariko wamenya ko ndwaye rata cyangwa narwaye. Haleluya. Rero ndabanza gushimira Imana. Imana ni Imana ivuga kandi igasohoza. Mufite intego nziza y'iki giterane umuhamagaro mu muryango. Erega burya mu muryango niho bikundira cyangwa bigapfira. Kandi umuntu wese wicaye ahangaha hari mu muryango, hari umuryango ugukomokaho, hari n'uwo wakomotsemo. Umuryango ni papa na mama n'abana. Nimba utari papa uri mama, nimba utari papa na mama uri umwana. Ukuntu nta muntu n'umwe utari mu muryango. Iyi ntego ni nziza mwateguye yo kuvuga ngo umuhamagaro mu muryango bimeze gute cyangwa bigomba kumera gute. Ku bantu batanze rero nitwa Mukeshimana Emerita, nzwi ku izina rya Mama Sharirene, ndi umumama w'abana 5. Imana yampamagaye ndi umuyisilamu, nitwaga Husna, nasariraga kwa Kadafi hari i Nyamirambo. Imana irampamagara. Umuhamagaro se tujya kuganiraho irampamagara wa reka rero nkubwire, mu buzima busanzwe hari ibintu abantu bajyamo bijyanye. Iyo ugiye kwiga ku ishuri ugenda wijyanye hanyuma ukiga ibyo ushaka rata ndabeshya. N'akazi umuntu ajya kudepoza aho akeneye cyangwa akajya gushebeka aho ashaka. Ariko iby'uyu mugabo uyu muhamagaro ntabwo ari ngombwa ngo ubishake. Wabishaka utabishaka yabishatse no comment. Nubwo neza ko ndakazi wayibwira ngo simbishaka, wayibwira ngo simbyemera. Uyu mugabo yatuboheye inyuma akoresha ikintu bita ipingu. Wabishaka utabishaka ugomba kumukorera nta kwinginga. Irampamagara ugira ngo siyizana muri ibi bintu si hari ibintu twari kunegosiya. Iyo aba yari umuntu wicara utinda bigenza gutya, hari ibintu nari kumubwira ntireka nibere umukirisitu niyicarire njye mfashwa ubundi ngandukira itorero. Ariko ibi bintu byawe ugira ute? Ariko nta nubwo ni ukuri mbigaye. Umuhamagaro rero niho ubera umuhamagaro. Irampamagara imvana mu basilamu injyana mu bapantekote. Ikintu cya mbere bakigora cy'uyu muhamagaro nuko hari ibintu yankoreshaga ntashakaga. Icya mbere yambwiye yarambwiye ngo ndashaka ukureho umusatsi. Ubwo ni ubutumwa bwari ubwanjye ntabwo ari wowe nje kubyigisha. Imbwira gukuraho umusatsi kandi narashakaga fresheri sha. Uzi ukuntu nasokozaga minsi tutsi ikambera ndogosha. Irambwira iti ntabwo ushaka kuzajya wambara imyenda ushaka kubita ihuku. Ntiwayibonye rata nahanyine kandi niyambariraga agapantaro ko kuri taye shawe ubundi nyine. Ariko niba njye numva nta nicyo bintwaye. Irambwira ngo uri umunaziri wanjye ntabwo ushaka kuzitwara uko abandi bitwara. Ubu yatuboheye inyuma
ntabwo tujya aho dushaka nuko tubikeneye. Ibyo yantegetse nibyo byamviriyemo intambara zo mu rugo. Niho tugeze rero muri wa muhamagaro. Ibyo yantegetse kandi ritinyura aha nibyo byamviriyemo ambutiyaje, kuko yarashakaga ngo ninyure hano, umugabo ati ca hano. Ariko bene da tuvugishije kuri abagabo ntibarutana, burya bararutana. Uyu mugabo wabambye ijuru ntawe umufashije, agahanika ikirere nta muyedi nta n'umuhereza uri kumuhereza, akabikora utaravuka, akabyanzura utarabaho. Inkingi zifashe ijuru ntiwamenya aho ziri, aho isi itangirira n'aho irangirira ntiwamenya aho biri. Ni umugabo ukora icyo ashaka, ubundi nyine nawe ukagenda ubihomberamo, ubundi ukazanabyungukiramo, kuko guhamagarwa n'Imana nibyo kwizerwa kandi nibyo mugisha. Umuhamagaro wamviriyemo amarira, umuhamagaro niwo watumye nitwa ikigoryi. Ubu ndi umugore ashawe ikigoryi mu maso y'abantu, ariko mu maso y'uyu mwami y'uyu mugabo ndi umunyabwenge, ariko imbere y'abantu ndi igicucu, ndi ikigore kitagira gahunda. Ariko naba niherereye n'uyu mwami da nkumva nta kibazo gihari, hanyuma ngahita muha icyubahiro. Ntacyo aratubwo wowe nyine hari ukuntu tuba turi kubyumva kimwe. Uyu muhamagaro waranduhije, uyu muhamagaro wandajije aho ntari kurara, uyu muhamagaro wanyicaje mu buzima ntari kwicaramo, uyu muhamagaro watumye ntarya, uyu muhamagaro watumye mba igicucu mu muryango, mu itorero, mu isi y'ababaho, uyu muhamagaro watumye namburwa izina n'ijambo, uyu muhamagaro. Ariko rero nimvuga gutya ntugire ngo niyo finali, ntabwo ariko byarangiye, naba wishobeje. Kumbi muri izo nzira no muri ibyo niho Imana igutreninga ngo urebe kuri umukozi. Sindi butanga ubuhamya, ndagenda mbihuza n'ijambo ry'Imana. Umuhamagaro rero ukujyana aho ushaka, urakuyobora, ntabwo ari wowe uwuyobora. Nuba imihini yose nkubitwa nzira umuhamagaro, ngo mbireke se niyicarire, komera cyane. Kandi yarambwiye ngo umuhamagaro ni imbeho uriraho, umuhamagaro ni imbeho uriraho. Hanyuma byarabaye nyine mpura n'akaga n'amakuba ntari busubiremo nonaha. Nushaka kureba ubuhamya bwanjye ngeze nimba ari kuri episode ya 15 sinibuka, buri kuri Mama Sharirene official. Imana yarambwiye ngo butange vuba kuko n'ubundi buje. Byabaye ngombwa kubera umuhamagaro nari mfite, ntago ari njye wisenyeye. Kandi mfite icyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo. Ntago umusirikare ajya abaho mu nyungu ze, nta musirikare ujya ubaho mu nyungu ze n'umuryango we. Umusirikare aba mu nyungu z'igihugu. Niyo mpamvu ashobora kurara mu mbeho kubw'abanyarwanda bose, wowe uryamye iwawe kandi ntimurebane nabi. Hari ibyo nanyuzemo ndababara kugira ngo uyu munsi utege amatwi wumve Imana. Kandi n'ubundi Imana ntikunda abantu babaho mu nyungu z'inda zabo gusa. Imana ishaka umuntu ubaho mu nyungu za rusange. Amina. Imana iti ntwarera, umugabo ati reka da ndakurahiye nturenga hano. Imana iti ndashaka usengera aha, umugabo ati ntago shaka, ndashaka kuzajya hano nge. Muri kunyumvira rata? Bumeze nk'agapira. Ubundi ukuntu mumeze do. Shitani baramuziritse, ariko hari abantu atuma. Kandi Imana nubwo iri mu ijuru hari ingabo nayo igituma. Uri mu kibuga uri gukina icyampa ngo utsinde kubw'imbaraga z'Imana. Hanyuma uyu mwami twamenyanye mbabaye, naramufashe sinamurekura, naho wamuhondagura ukapangira inkoni z'igitondo n'ikigoroba sinamurekura, murekure mpfe. Hanyuma ntora ninde wari warantoye ko mugira imbabazi n'impuhwe? Yarantoye, ngewe naravutse data aranyihakana.
anyihakanye njya kurererwa kwa nyogokuru, ndavuga ni sawa, amata abyaye amavuta, wari umuryango ukize. Jenoside yakorewe abatutsi bayedo bose barapfa, bapfuye njya kuba umuyaya kuko nta yandi mahitamo. Umuntu wabaga hariya ari kuba umuyaya ntabwo byari gushoboka. Umuyaya ninde umugiraho umushinga? Ibyo mubakorera mu ngo simbizi, nanjye nibyo nakorerwaga. Itareba uburanga, itareba igihagararo, itagira icyene wabo, itarobanura ku butoni, idashingira ku byo mushingiraho. Iramwitegereza ko kana kakayaya ka Rwesamadongo birirwa bacira mu maso, iravuga ngo uyu nzamugira icyamamare kandi azahorera. Gira icyo urenzaho se. Tuvugishije ukuri, muri iki gihugu cy'u Rwanda wakitwa umuyaya ukavuga ngo nawe uzatera imbere. Vuga ngo amahirwe umuntu uba ukeneye gutera imbere ni umuntu wize kandi akayarangiza, dore n'abayacikije basubiyeyo. Waba uri umuyaya ukavuga ngo nawe uza mu mwacyubahiro wa wapi, subira mu ishuri. Ariko iyi Mana yacu ihamagara abayede, igahamagara abafundi, igahamagara abashoferi n'abakomvuwayeri, igahamagara abizi n'abatarize, yokabyara. Irampamagara inkorera ibintu ntigeze ntekererezwa n'umuntu n'umwe muri famiye, ingabira uyu murimo, uyu muhamagaro. Niyo mpamvu nanjye bazayimpambamo. Impa agaciro, njye mfite agaciro. Ugira ngo se ndabeshya? Njye ndi umuntu ufite agaciro mu gihugu cy'u Rwanda no mu mahanga. Ndabizi ko ngafite kandi ngira uwo kubahwa. Ntabwo bishoboka usibye Imana yonyine. Amateka maremare ntabasubiriramo, nzaza kubaho ubuhamya kwabwo. Hanyuma biba ngombwa kumugabana, aragenda. Antaye rero wa muhamagara ukomeza kungora, aragenda. Ariko hari ijambo ntazibagirwa. Kirisitu yarambwiye ngo aragiye ariko njyewe tuzasigarana. Ntabwo Imana yakemera kugusigarana uri icyomanzi, ndakurahiye. Ariko uzi ukuntu nayibwiye ngo njye rimwe nabwiye Yesu Mikaya natanze zagiye kwera imbuto neze, kuganduka nakoze byapfuye ubusa. Irambwira ngo iyo utazera ntabwo nari gusigarana nawe. Ntabwo Imana yakemera kuyitirirwa ngo ikwibaruzeho uri umuntu udashobotse. Ndashimira Kirisitu wasigaranye nanjye, akabana nanjye mu bana 5, nkaba maze imyaka 13 mbana n'ibibondo byanjye, abana 5, myaka 13. Ntabwo ndahemukira uyu mwami, nawe ntabwo aramemukira, nta nubwo ateze kumpemukira. Ndacyari mu muhamagaro. Satani angabaho ibitero byinshi, arabikora, ariko Imana irandwanirira. Satani angeragereza mu muhamagaro. Imana burya urugamba ibonamo inyungu irarureka rukakubaho. Ankorera ubugome, ankorera n'ubufindo. Ejo bundi aravuga ati uyu mugore rero yaraducanze, nzabacanga mu izina ry'Uwiteka no mu izina rya Yesu. Uyu mugore twaramucecekesheje, aka kanwa ke akomeje kuvuga. Twamutumyeho intumwa zacu, dutuma abahanuzi bacu, dutuma abakozi bacu, tumukorera ubugome bwose ngo acece karanga. Reka tujye mu bana be tumunywesha amazi turebe ko yahora. Abana banjye bose babagira abasazi, buri wese yasaze ibye, ariko harimo 2 basaze bimwe bya nyabyo. Barasara biruka ku musozi. Shitani atongera uvuge ku mutima, ahubwo ubu nibwo mbonye icyo mvuga. Mureke mbabwire, ubundi ku rugamba niho abasirikare babambikira amapeti. Wigeze ubona se umusirikare bicara ngo ngwino tukuzamure mu ntera? Hari ibitenda aba yakoze.
maze wabona amapeti y'umusirikare ukarabya indimi. Ntimukarabye indimi, mujye mureka abayambare, mujye mureka nubabara nawe ujye ukora ibitendo ujye ku ikosi. Barabaroga we. Nkajya sohora icyigisho abana banjye nababoshye, pasiteri wanyu namweretse amafoto. Ibyigisho byose nasohoye kuri Mama Sharirene official. Abana banjye babaga barasaze, abasazi bamwe baboha, abasazi biruka mu muhanda. Maze rero dore abana ba wa mustari uzi kumenyekana wa naho unyuze ku bigo by'amashuri, dore wa mu mama. Aba bana nabahe naba wa mugore witwa Mama Sharirene. Kumenyekana kwa Mama Sharirene ni nka bodaboda, nimba ari inkweto zamenyekanye zibaho na bodaboda zibaho. Mbana n'uyu mwami nkamuzirika nkamuboha, kuko bararwanaga bagashaka no gutera n'ibyuma. Nari narabavuje da kugira ngo batazavuga ngo dore nizanjije z'abarokore, mbanza gushyira bize ngo babanze barebeho, ariko birabananira. Ndavuga ni nzabika ibipapuro nibavuga ngo navuje abana mbibereke, ariko ninzi ko batamushobora, burya bagira ibyo babasha. Umwana akajya afata ibyuma ngo abintere, bakajya bankubita, kandi ndi kuri kamera nkavuga Imana yacu irarenze. Ariko nataha abadayimoni batariko twaguhamije, ariko ntabwo bivuze ko itarenze, irarenze. Reka aho mpareke, gusa icyo mbabwiye ni uko bakize. Umwana wa nyuma yakize kuri 5 z'uku kwezi, nibwo twafashe amasengesho y'ukwezi. Mbwira Imana ni hoya ni ukuri, nawe waba nkabiriza. Mama Nyirabibazo, koko abantu bazanyitanyira Mama Nyirabibazo, sibyo ko nabwigomaniraga abantu bari babizi ni bake. Imana irabakiza, bajya ku ishuri, ninza gutanga ubuhamya nzabayeka n'amafoto. Ubu barimo bariga, bamaze kwiga Satani atariko ntago uzavuga ubutumwa uribeshye. Niko guhita indwara zidasobanutse kugira ngo ntabuvuga, ariko se nzabuvuga se ahubwo ko aribwo mbutangiye. Natangiye kubwiriza muri 2004, ariko ubu nibwo ntangiye, ni Uwiteka yavuze. Mufashe gushimira Imana yahaye abana banjye gukira, bakaba barasubiye ku ishuri. Hanyuma mureke turebe ijambo ry'Imana, tujye mu ntego. Turebe muri Yeremiya ibice 36 umurongo waho wa 4. Turi ku ntego ivuga ngo umuhamagaro mu muryango. Yeremiya 3:6-4. Nuko Yeremiya ahamagara Baruki mwene Neriya. Baruki ahera ko yandika umuzingo w'igitabo amagambo yose ava mu kanwa ka Yeremiya ayo Uwiteka yari yamubwiye. Maze Yeremiya ategeka Baruki ati, ndi imbohe simbasha kujya mu nzu y'Uwiteka. Nuko abari wowe ugenda usome amagambo Uwiteka yavugiye mu kanwa kanjye, akandikwa muri uwo muzingo, uyasome mu matwi ya rubanda uri mu nzu y'Uwiteka ku munsi wo kwiyiriza ubusa, kandi uyasomere no mu maso y'Abayuda bose bavuye mu midugudu yaho, ahari aho kwiyinginga kwabo kwagera ku Uwiteka. Amen. Tugiye kwifashisha umuhamagaro wa Yeremiya. Ntabwo yari yorohewe. Mureke mbabwire, Yeremiya yarantangaje. Namwe munyumvire uyu mwami, Imana muzi ko yatumye Yeremiya ikamutuma ku Bayuda no ku Bisiraheli ngo bajyaga bagira amateraniro yo kwiyiriza ubusa, igatinyuka igatuma Yeremiya kandi ari ku ngoyi. Vuga ngo nta mikino igira. Mureke mbabwire, Imana ngo yitegereza Yeremiya, kandi abahanuzi bariho hari n'abandi, iramubwira ngo ndashaka kugutuma ku Bayuda no ku Bisiraheli. Kandi bimubwira n'ubundi yazize guhanura ngo bamuboshye. Kuki Imana itarebye ababohoye? Vuga ngo muraturenganya. Mumbabarire mumbwire, kuki Imana yatumye Yeremiya aboshye? Kuki
barebye ababohoye vuga ngo nimwihangane mbabwirize ninjye Uwiteka yahaye ijambo muri aka kanya nawe kandi ujye ukorera Imana ntukarebe uburanga n'uburebure kandi ntukagire ipfunwe uramenye. Hanyuma Yeremiya nawe kuki atazanye impamvu nka zimwe muhorana abamama haleluya ku mpamvu uvuga ngo turi abambere iyo udatwite ikintu wundira abamama iyo umumama adatwite aba afite uruhinja iyo adafite uruhinja nta mukozi aba afite. Impamvu abamama turifurasha mujye mutu ako dufite n'akazi kenshi tugira impamvu turi abambere. Yeremiya Imana imuhamagara ngo ndashaka kugutuma ku Bayuda no ku Bisiraheli bari mu iteraniro kugira ngo babwire aya magambo kugira ngo wenda gusenga kwabo Imana ikumve. Ntabwo yigeze abwira Uwiteka turi kunkorera ibiki kubona ndi ku ngoyi. Yakuyeho impamvu zose ngo ahita akora ikintu bita kwiyeranja. Nagira ngo nkubwire ngo Imana niguhamagara ujye wiyeranja uyikorere nta bindi bintu urengejeho kuko iguhamagara izi nzitizi n'ibibazo wicayemo ibyo ugira n'ibyo utazagira ibibizi ujye wiyeranja ukora. Umva ukuntu yiyeranjije yahise ngo ahamagara umwanditsi witwaga Baruki aramuhamagara aramubwira ngo mva rero Baruki dore ndi ku ngoyi kandi Imana iri kuntuma ku Bayuda wenda umuzingo w'igitabo wandika amagambo Uwiteka ari kumbwira. Hanyuma ngo undi arakunda arayandika arangije ngo ajya mu iteraniro arabivuga. Aho sinshaka kuhakomeza n'ikindi cyigisho ahubwo ndashaka gusoreza hano kugira ngo dukomeze mu muhamagaro nyirizina nari nifashishije Yeremiya Imana yatumye kandi aboshye. Nuko nabwiye Imana mu minsi itambutse Imana yanyujuje umwuka ukomeye wo kuvuga ibyingo ariko nkagira ibibazo yuko nubaka ngwiza abandi urwanjye ndwikoreye. Herega mbanjyanye ikirego kuri uyu mugabo nti none ko ikibazo cyavutse ko nigisha bubatse kandi ndwikoreye ku mutwe kandi numvaga nayiteye ingingo numvaga nyine na depoje ibyifuzo byanyu kugira ngo nyine ibahitiremo umuntu rusaziyemo ariko vuga ngo Imana igira imibare yayo da nta wabimenya iby'uyu mwana ubyishinze wayatamo. Utwo nashubije yarambwiye ngo sinagutumye umubare w'abazabyumva ariko nanjye yarampamije genda uvuge agazi nguhaye nako kuvuga uzumva utumva azagire gute. Nanjye rero ratanaje kugira ngo mbivuge ariko nkwifurije kumva kuko kumva ni inyungu zawe njyewe izanjye nazirangije nizo kuvuga ubu nzihagazemo. Hanyuma ikintu cya mbere umuhamagaro mu muryango. Ese umuhamagaro turi burebe inyungu z'umuhamagaro turi burebe igihombo cyo kutaba mu muhamagaro turi burebe inzitizi z'umuhamagaro turabireba. Icya mbere nshaka ko tuganiraho ikintu cya mbere umuntu akoreye ageze mu muhamagaro cyangwa umuntu wahamagawe ikintu kimuranga cya mbere ni ukwakira Yesu n'umwami n'umukiza akamubera umwami akabatizwa agapfana na Kristo akazukana nawe. Uzi ko hari abantu bakorera Imana batarabatizwa? Uzi ko hari abantu bakorera Imana batarakizwa? Ni ukuri kose gukorera Imana ukajya mu muhamagaro utarakizwa bimeze nko gutonda umurongo kuri banke ukajya kubikuza ahantu utagira konti. Ndakurahiye ubundi umuntu ajya kubikuza amafaranga kuko azi ko aho hantu hafite konti kandi yayahabitse ariko gukorera Imana utarakizwa ni ukujya kubikuza yo utabitse kuko icya mbere bakubaza si nimero ya konti se n'amafaranga wamaze gushyiraho. Iyo utayafite rero ntabwo mbizi ko hari uwabikora hagize ujya kubikuza yatabitse ubanza bamushakira umusekirite batigenda umuganirize ubanza atorotse ibitaro kuko ubundi ibyo nta nubwo bibaho buri wese abikuzaho yabitse. Ikintu cya mbere ni ukubura umukirisitu kwanza ukabura umukirisitu warakijijwe nicyo kintu cya mbere. Reka mvuge icya kabiri. Ikintu cya kabiri cyo mu muhamagaro
ngo mbese uyu muhamagaro ni uwanjye. Izindi mpuguro turazisoma nyuma. Uyu muhamagaro ndimo ni uwanjye. Hari abantu bahamagawe n'abantu, hari abahamagawe n'Imana, hari n'abihamagaye bajya mu bintu. Umuntu wahamagawe n'umuntu n'uwihamagaye iteka baruhira ubusa, bimeze nko guhinga muri kaburimbo. Buriya muri kaburimbo hari umuntu wahahinga akazeza. Kuba mu muhamagaro utari uwawe, aho washyizwe na pasiteri, aho washyizwe n'umushumba, hari igihe bahagushyira ugasanga niho Imana igushaka, ariko hari n'igihe bahagushyira ugasanga ni wowe nibo bahagushyize. Mbere y'uko witwa runaka, mbere y'uko ukora ikintu runaka, banza umenye ngo mbese uyu muhamagaro ndimo ni uwanjye. Mureke mbabwire, iyo igihugu gifite igisirikare kiragikurikirana, igihugu gikurikirana igisirikare cyacyo. Niyo mpamvu bagira amavuriro y'abasirikare, niyo mpamvu bagira amashuri aho biga, niyo mpamvu bagira ibigo. Uzarebe inkiko, bagira inkiko zabo, bagira aho bahahira. Ntabwo wabona umusirikare wa Burayi igihugu cyagiye he? Sumva nkubwire, bibaruza nk'igisirikare bakabapangira bo n'abagore babo n'abana babo. Kubera iki? Kugira ngo azafate imbunda nta stress. Umwana ntiyize, ntabwo biba bimureba. Umugore arashonje kandi bagira aho bahahira, havutse ikibazo kandi babaha inguzanyo. Igihugu kibibaruzaho, hari stress zitabareba. Reka rero nkubwire, reka nkubwire, kwibaruza ni ngombwa. Kuba uri umukirisitu, uri mu muhamagaro, warahamagawe n'Imana, ikwibaruzaho ibyawe ukabimenya, hari ibiba bitakureba. Niyo mpamvu hari abo bicanga. Mama Shanel akora he? Barakubeshya ubu se ndi gushyingura imbwa? Urambaza aho nkora koko? Nta soni. Ubu ndavuga imitsi ikenda guturika, maze guhirika ibinini, utinyuka uvuga ngo Mama Shanel akora he? Ayiwe! Wora muri minisiteri y'ijuru bagomba kunyambika, babibonye ariko urabona kubikora. Haleluya! Bagomba kunyambika bakampa aho kuba. Iyo bigeze mba numva nanakirya, bagashaka minerivare z'abana banjye, bakashakira ibyo kurya, narwara bakanyiza, cyangwa bakampa mituwere, cyangwa bakampa yo muri prive. Ubundi nanjye nahagarara nkavuga nti kutagukorera nugukoze. Maze rero mujya mwirirwa. Reka nkubwira, hari abantu bamaze iminsi bambabaza, itorero ntabwo ryatuzigamiye, baratujugunye, baradutaye. Umva di, nuza ugakorera pasiteri uzihangane, azaguhemba uko ashoboye, ariko nukorera iyera izagukorera. Mwebwe muzajya muza mu matorero mukorera abapasiteri, mukorera abashumba, muba abakozi b'abantu, nibabereka umujyi mujye kuvuga mama shenge komera cyane. Hari abantu bamaze iminsi bafite icyo kibazo, itorero ryaradutaye, reka tujye kurega muri leta. Mama we, urajya kurega muri leta se ngo igutunge? Yarakwangaje. Leta ifite urutonde rw'abakozi bayo. Kandi mweke mbabwire, buri munsi igihugu gihora gitekerereza abakozi bacyo. Reka tubahe imodoka tujye tubakata, reka tububakire inzu tujye tubakata, reka tubahe inguzanyo biteze imbere tujye tubakata, kugira ngo badafata ruswa bakangiza byinshi, bakareba ibintu byatuma bakora neza, bakaba abakozi ba leta. Hanyuma Imana niyo njiji. Vuga ngo baragushutse, Imana sinjiji. Mwihangane ndwaye gripe. Mama Shanel aba mu nzu ihenze. Ubu se nimba muri etaje muzavuga ngo iki? Inzu ihenze se ahubwo ntarubaka etaje? Ntibishoboka. Kandi nzayubaka nkajya nitondagira, nkaryama hejuru. Kandi wivuga ngo kuko
ari umuvuga butumwa gusa uzi kubwiriza. Umukozi w'Imana ukoropa urusengero uramunoza ukuntu abarenze. Umukozi w'Imana ujya gukoropa tuwarete, umukozi w'Imana uhanagura intebe, umukozi w'Imana utera intebe, umukozi w'Imana ujya kuri ibyuma, umukozi w'Imana uzana amaturo akayazana yuzuye, umukozi w'Imana witanga. Nawe uri umukozi w'Imana mu rwego urimo, naha waje kwicara waje gukorera Imana, kuko sinari kubwiriza izi ntebe. Nawe uri umukozi w'Imana ngo kuko utazi gusoma ijambo ufite icyo ushoboye. None se Yeremiya ko yarari ku ngoyi, Imana ikaba itari kuvugira muri Baruki, iyanyuze muri Yeremiya bigahungukira muri Baruki. Burya bakoze umurimo ari babiri. Mwumvise ko nababwiraga ngo ugomba kumenya umuhamagaro waho uri, maze uze mu itorero. Nugera mu budiyakoni bagukubita inshyi n'imigeri, uti hoya reka nigire kuririmba ibisi nabivamo. Nugera muri korari bagukubite baguhondagure, uti hoya da, uti nzajya nza nterane. Muzi abantu bataye imisaraba ngo ntibazongera kuba abapasiteri. Muzi abantu bajugunye imisaraba ngo bagabanyije imishahara. Icyakora kacu kazashoboka, tuzamenyekana amaherezo. Ntabwo Yesu natinda kuza tuzamenyekana icyari cyaratuzanye. Wari wabona umuntu ujugunye umuhamagaro ngo kuko bagabanyije umushahara? Buryo uhita umenyekana aho wimikiwe, nimba ari mu gishanga, nimba ari kuri telefone cyangwa muri hoteli. Hari abantu Imana ihamagarira ahantu bagahura n'ingorane barangiza bakahava, ariko umuhamagaro ugomba kuwugumamo. Nubona n'umuntu agukuye mu muhamagaro ujye umenya ngo yagushoboye, kuko Imana ifite urutonde rw'abahanuzi, ifite urw'abavugabutumwa, ifite urw'abashumba, ifite urw'abapasiteri, ifite urutonde. Turi ku rutonde, ifite ahantu yakwanditse, kandi ahantu yakwanditse ni hahandi nizi ikakubura ukajya ahandi ntabwo izamenya gukora. Uramenye, menya umuhamagaro urimo n'ahantu uri, nimba ariho yaguhamagariye. Icyo ni icya kabiri. Cya gatatu, kuko ari umuhamagaro neza ukawubamo neza, ukawukora neza kandi ugakorera ku gihe. Gukora umuhamagaro neza ukawukorera ku gihe. Nimba ufite umuhamagaro wo kubuhanura, nimba ufite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa, kaba ni umuhamagaro wawe, biguhamagara ngo murantunguye. Ariko uranyumvira abo basivili? Hari n'abo bahamagara ngo nibabanze bandike inzandiko zo kubatumira, ariko abantu bazi kwimanika sha. Hari n'abo bahamagara ngo mubanze mushyire kuri konti, hari n'abo bahamagara ngo murampa ngahe. Ubwo ibyo bintu bibaho? Mureke mbabwire, mujye mumbabarira, nkunda kwigisha ku basirikare kuko ndabakunda. Ni abantu b'icyitegererezo, nutayoborwa na Bibiliya. Hari abantu ushobora kwigiraho muri iki gihugu ukaba umuntu w'umugabo. Umusirikare iyo bamubwiye ngo niyimukira ahangaha, ntabwo ajya ashyiraho komenti, ntabwo avuga ngo mumvanye mu mujyi munjyanye mu cyaro. Nta kindi avuga, bari muri ayo afande ndiyo, agahita yiruka nkajya gufunga mizigo, akayifunga akimuka. Ntavuga ngo ngiye kure y'umugore wanjye, abana nibambura bazarerwa nande. Mama shenge aragenda akazenguruka igihugu, kandi iyo yafunze mizigo yagiye, umutima wo ku mugore n'abana aba yawushyize ku ruhande. Gahunda ibari imbunda na haduyi niho haba hari umutima. Mureke mbabwire, abantu muzaba bakene mube n'abatindi mu gihe mutaraba mu muhamagaro neza, kuko iyi Imana nayo itanga amanota. Nimba utari ubizi ubimenye. Imana ya Isiraheli uzi mbere nkishonje, uzi amagambo Imana yambwiye ijya kungaburira. Yarambwiye ngo kuko wakoze umurimo wanjye neza, ngiye kuguhemba ku madolari. Irambwira ngo nzakwambika uberwe, wambare nk'ikigori. Imbwira ukuntu abana banjye baziga ahantu heza. None imaze kubisohoza ngo uriya mugore agira abagabo, nawe uzabashake ko ntabamaze, uzabashake nanjye umere nkanjye. Sindabamazeho, nimba naranabajyanye najyanye bake.
mfungurije konte muri beka himbwira ukuntu izampemba mu mabara y'amafaranga hanyuma nibikora ngo mama Sharirene unibireke nirire rega ni umuhamagaro nta n'uwabifunga ngo bikunde nta n'uwabizimya ngo bivemo kubera ko yavuze ngo baho ngomba kubaho nta comment. Gukora umuhamagaro neza kandi ukawukorera igihe noneho ngeze nyirizina mu muryango niho nshaka gutanga urugero kuko ari nayo ntego. Ni gute umugore yakorera Imana afite abana babiri afite 8 cyangwa 15 barahahamutse ngo mvuze 15 abantu bose bagiye babyara uko bashatse rata ndabeshya. Ni gute wakorera Imana ufite umugabo utakubohora? Ni gute wakorera Imana umugore wawe atakubohora? Ni gute wakorera Imana nta mukozi ufite? Vuga ngo aho harakomeye niho hari danje. Uzi Imana ikubwira ngo nkorera nta mukozi ufite kandi ufite utwana two muri primaire. Uzi Imana ikubwira ngo nkorera kandi utaha umugabo akaguhisha nk'icumi kagusekuza igikuta. Uzi Imana ikubwira ngo nkorera nta kiguhaye kandi utemerewe kuyaka. Uzi Imana ikubwira ngo nkorera ufite indigera hano wahetse n'umwana ngo ujye kubwiriza uhetse da ufite uhetse n'uruhinja. Imana ikubwira ngo nkorere wabwiriwe ukaburara. Iyo niyo nje kukubwira kuko ariyo mateka nanyuzemo. Niyo mateka nanyuzemo. Ikigeragezo cya mbere nabanje guhura nacyo muri uyu muhamagaro ni ukuvuga ubutumwa kandi mu rugo ntabyemerewe. Vuga ngo mbese ubwo wabyitwaye muti. Reka rero mbabwire, hari abagabo batatu ndumva ari batatu tugomba gukorera kandi tukabakorera neza abo bagabo kuko bose tubafiteho inyungu. Umugabo wa mbere yitwa Imana, yego. Umugabo wa kabiri yitwa igihugu. Mu ntega amatwi, umugabo witwa igihugu n'umugabo witwa itorero. Mureke mbabwire, ntabwo ibintu byose tuzabisanga mu rusengero, nta nubwo ibintu byose tuzabisanga mu gihugu. Hari ibintu ugomba kubona mu muryango wawe, hari ibyo ugomba gukura mu gihugu, hari ibyo ugomba kubona mu itorero. Niyo mpamvu bagore ni mubi ntwari aba bagabo bose mubakorere kuko baragushaka kandi bagukeneyeho inyungu. Ntabwo Imana izareka kuguhamagara ngo kuko uri depite, ntabwo Imana yareka kuguhamagara ngo kuko uri umusirikare, ntizareka kuguhamagara ngo kuko uri umupolisi, ntiyareka kuguhamagara ngo kuko uri umuganga. Aho uri hose ugomba gukorera igihugu, ugakorera itorero, ugakorera n'umuryango wawe. Vuga ngo bikeneye imbaraga. None se uziyemera kuri gitifu ejo bundi ntuzamwaka mituweli? Hanyuma se uzabura mu muganda kandi ejo bundi ubwo uti ndashaka pasiporo yo kujya hanze? Vuga ngo turafitwe nuko tutabizi. Dukeneye imbaraga kugira ngo dukorere aba bagabo. Ikindi, ntabwo uzabwira umugabo wawe ngo Imana irashaka. Ibyo byonyine Imana nimba atayizi cyangwa yizi gake. Icya mbere yijya kuguhamagara ntimukangura sha ugira ngo uramubwira ngo mba rero wa mugabo we, ngewe dore nihamagariye uyu mugore wawe ngo abe umudiyakoni, mpamagaye uyu mugore ngo ajye kundirimbira, uyu mugore wawe ndashaka ko azaba pasiteri. Ntabwo ijya negosiya n'umugabo wawe shawe, iguhamagara ntabimenye, mukubitanira ahantu umugabo adahari, iguha amategeko umugabo ntabimenye, ikaguha amabwiriza ukunda ijwi ryayo ariko we ntaryumve. Vuga ngo nyamara birakomeye nimushaka iguha imbaraga. Mana sanga umutware wanjye bimwumvishe. Imana si negosiya n'abagabo banyu. Imana ahubwo avuga ngo aguka mu bitekerezo umenye ibyo ukorera umutware wawe mbere y'uko ujya mu muhamagaro. Dore uko nabigenzaga. Umugabo witwa Yesu n'umugabo witwa Imana bose nari umugore wabo. Yego, umugore wo mu mwuka, umugabo wo mu mwuka n'uwo mu mubiri. Ikintu nakoraga rero kugira ngo njye mu muhamagaro nta rubanza rundiho imbere y'umwami n'imbere y'umugabo wanjye, nabyukaga mu rucuko. Nta mukozi nagiraga ari kuhita unanyumva na bamwe bahorana impamvu. Nta mukozi nagiraga. Ni imvune uravunika. Ariko ubundi niba iki mwabonye mutavunitse?
kuki mushaka kubamo ibintu by'Imana mutavunitse kandi iby'isi mwarabibonye muvunika? Noneho mwabonye ko utuntu tw'Imana ari utuntu twa kenyeje, ugomba gufata kenyeje. Avuga ngo abarambiwe baragenda, abarambije nibo babibona. Ntimwabonye ibintu Imana yavugiye hano mu kanwa k'umukozi wayo? N'ibindi wicaranye, icara hasi urambye, ariko yicara urambye. Nuje hagurika se hari n'inkingi zakwereka uzicara urambye, ariko nta jambo ivuga ngo rihere, byose izabisohoza. Nabyukaga mu gitondo, umupapa wampaga amazi, twahuriye hano ndishima, wampaga amazi y'ubuntu kuko nari umukene. Navomaga amabido nka 15, naba afite uruhinja ninjya wivomeraga, naba ntwite, kandi iyo abana batanu se n'ubyumva, iyo nabaga ntatwite nabaga afite uruhinja, urabyumva, cyangwa afite umwana uruhinja afite n'inda. Ibyo se urabibwira Imana ngo byarinda hekana? Urabibwira ariko narumva icyo akora muri abahanga shenge, wenda wowe yakwemerera. Naragendaga nkavoma amabido nka 15 kuko nakoraga stoke, kuko nta mazi nagiraga. Namara kuvoma ayo mabido, ni nanjye washakaga rasiyo. Mu ntega amatwi ariko, ni nanjye wagombaga gushaka rasiyo y'ibyo kurya by'abana, kuko sinari umugore uhabwa rasiyo. Untega amatwi. Ariko nubwo ntahabwaga rasiyo, nanone ntabwo nagombaga kuba umugore uvuga uti ubwo utampahiye nanjye uretse bya bindi byanyu, ya myanzuro yanyu, ubwo nta n'ijana wasize uretse ujye ngiye kugufungira amazi n'umuriro. Hoya, nari umuheburayo, kugira ngo njye kubwiriza umuhamagaro wanjye Imana iwemere, hari ibyo nagombaga gukemurira umugabo byose. Nubwo nta rasiyo, nubwo yanjiduye akampishyi, nari umuheburayo. Vuga uti nibyo nyamara. Namara kuvoma ayo mazi, haba mbonye umukiriya, nari umutayeri. Naradodaga modeli zose, nkagira impano yo gukora vuba, kandi n'ubu niko bimeze. Hanyuma nkaba mbonye umukiriya, indabo, umwana, haba ngiye ku mashini gushaka ayo ibiryo sigira abana. Ariko mwana nawe no gukorera Imana baba basigiye rasiyo, cyangwa mwazisigiye muba muhazi. Mwicara nkadoda, umwana mu mugongo, undi mu nda. Nyakubahwa nawe akicara nkaho kugira ngo ambwire ijambo rinkocora, ku buryo nibaza iyo nakoreye nimba bayita iki. Hari igihe yaje arandeba, njye nigishijwe na porofeseri mwiza, mugabo wanjye n'umwana mwiza. Hari igihe yaje, ubundi umukene n'umusazi bajya gusa. Urabihakanye? Bihakane se. Umukene n'umusazi, nimba hari abantu ubona ari couple bajyanye. Uzi umusazi yatambutse ntacyo asiga. Umukene nawe hari igihe anyura ahantu abakire bamenye ibishingwe, akabona ikintu cyavuyemo burebata, akakantu nzakabikamo umunyu. Reka mbivuge kuko ariko nabikoraga. Akabara gato ntatangiye gusara, akongera agatambuka, yagera imbere akabona urubase bajugunye. Nishyashya ariko abakire bararengwa, nzayihomesha. Ukabona ni nk'umusaza agenda atoragura ibintu ibyo abandi bataye, akaba ari ubitora. Noneho icyo gihe navomye, ubwo nakamiye amaso, navomye umwana umwe ari mu nda, undi ari mu mugongo, undi ari kwinyarira hariya, undi ari hariya, bose ni mama. Nta mukozi, umugana mubona wari kundeba ati iyo byara bake abafite ikibazo nk'icyanjye. Haleluya. Natutubikanye, ndi kugira vuba ngo ngiye kugira, ndi kudoda, umwe araririra hariya, undi arasinzirira hariya. Umwe araza, ndashimira Imana ihindura amateka. Ndashimira Imana yubaka ubuzima igakuraho ubundi. Uzikurira ukabura uguhoza, ugahura n'intimba ukabura ukubwira ngo ihangane. Ariko Yobu yaravuze ngo izi resitadome, yaravuze ngo imbere nubwo ntayibona, inyuma nkaba ntayiharuzi, iburyo n'ibumoso ikaba idahari, ariko ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Haya sisimone taya, haravuga ngo ikirenge cyanjye
ntabwo nayiteshutse. Araza ameze nk'umusazi, nari we narakubitwaga ku manywa n'ijoro, nabaga nshonje, nabaga afite impinja, ntafite uzifasha, ntafite unyumva, ari mu itorero, ari mu muryango, ntawanyumvaga, ariko Imana irihagije, niba uyifite yonyine jyaniraho. Araza mpagarara hejuru, ndi umuntu umeze gutyo, umeze nk'umusazi. Arangije agira atya, arambwira ati niko uritegereza ukabona utazasara. Yabivugiye iki? Ibimenyetso byo gusara nari mbifite. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuguhamagara kandi izi ko bitazakunda. Nubona yaguhamagaye izakwigisha uburyo ugomba kuba mu muhamagaro kandi ukanezeza uwo mwashaka. Ahangaha rero ndashaka no kuvuga abagabo, ntabwo ari abagore barushye gusa. Hari umugabo uhura n'ibigeragezo byo kugira umuhamagaro ariko mu ikofi ikaba irafunze. Uwo rero yarushye akavuna. Niba hari umugabo wakirwa neza mu rugo, ni umugabo ufite ambaraje cyangwa umugabo uhembwa. Ariko nimureke mbabwire, ntabwo abantu bakirira rimwe. Hari abakire bakennye, hari n'abakene bakize. Imana iracyamushyize ku ishuri, iracyamupima. Umunsi yagize kashi waramusuzuguraga koko, Imana ikamuha ku mufungo, uzagira ipfunwe. Ariko ni byiza ko mubana muri urwo rugamba, akaba mu muhamagaro, mu ikofi nta kirimo, ukamwihanganira. Ni nayo mpamvu ushaka no kubwira abagabo, n'abagabo nabo bagomba kuba mu muhamagaro, ariko bakamenya uko bagomba kwita ku ngo zabo. Uzi umugabo ufata icyumweru cyose akagifunga atari we mu rugo, ngo naragiye Imana iradufatirana, ngo mpamare indi minsi 3. Imana ntigufatirana, ariko uhamagare n'umugore wawe. Umuntu yikumva ngo ni umugabo ngo aba yagiye gukorera Imana. Gukorera Imana ntibibamo desordre, ntibibamo akavuyo, habamo ibintu bisobanutse gusa. Kandi akajagari burya kataba muri leta ntigakwiye kuba mu itorero. Ibintu by'Imana birubatse, bifite iki? Bifite gahunda. Gukorera Imana ugakora neza kandi ugakorera igihe, ibyo bintu twari tugezemo. Aha hantu niho hari hakomeye. Ni gute ushobora gukorera Imana ugakorera umugabo? Ni gute wakorera Imana ugakorera n'abana? Hari abantu bumva ko kugira umuhamagaro ni uguta abana ntibagire umurere. Ndi mu muhamagaro gukorera Imana birantwara, ariko sinzi ko abana baraye nuko. Ariko iyo mihamagaro yatuma ntamenya umwana wanjye. Mureke mbabwire, ukora aho ushoboye ahandi Imana ikahikorera. Ariko ntugomba kuvuga ngo ngomba kuba mu rusengero gusa, abana ntumenye ibita ntumenye ibikira. Kandi burya nimureke mbabwire, nimubona umuntu wakoreye Imana abana be bakandagara, simvuze ijambo rikomeye ngo haba hari hoteli, bishobora no kuba ikigeragezo. Imana yagukiza, ariko ujye ubanza ugira ibyo woroganiza. Ibidashobotse Imana izaba ariyo ibishobora, ariko ntukumve ngo uri uwo mu rusengero gusa. Gukorera Imana ku gihe kandi ugakora neza. Najyaga njya muri korari, rega nari umuvugabutumwa nkaba n'umuririmbyi. Najyaga mu masengesho ya korari nkabashorera bose. Umwe akaryama hano, undi akaryama hano, bose uko ari 4. Mu nda afite mu ndi mwana. Amasengesho yarangira, ubwo nabikoreye iki? Siga umwana mu nzu wenyine, ariko barako. Siga umwana wenyine mu nzu, nagira icyaba ngo ni bya bigoryi by'abarokore bitagira gahunda. Agize icyaba ari buhakanire nde nahada nanjye ngo nagiye gukorera Imana, ubujiji. Kandi iyo uri umusivili usenga y'ubugingo nibyo njya mbwira abantu, ariko iyo uri umusirikare usenga amasengesho akagera ku Mana. Hari abantu basenga amasengesho Imana itajya yumva kubera kuyasengana ubwenge buke. Naravunikaga kubatwara, saa 6 twasoza tugataha. Ntabwo nakubwira ngo tekinike zanjye nizo zabareze, nakoze aho nshoboye. Imana ibonye ishyaka n'umwete, irangiza ibindi iragenda irabinkorera, indindira abana. Gukora neza ugakorera igihe, ukaba mu muhamagaro neza, ku buryo
imana isinya ikavuga ngo urankorera. Ikindi nihuse ndashaka kuvuga ibintu byica umuhamagaro. Ibintu byica umuhamagaro ugakora ukamera nkaho utakoze. Icyambere ni ugukorana umuhamagaro ibyaha. Mureke mbabwize ukuri, nta muhamagaro wajyamo umugabo wawe afite ibyo akunenga cyangwa umugore wawe afite ibyo akunenga atakubeshyera. Uwo muhamagaro uwo munsi ubupfuye. Niba ari ivugabutumwa nibyo nahereyeho, rikora ariko ufite ibyo wakemuye mu rugo. Niba ari ivugabutumwa cyangwa n'ibindi bindi, ugerageze ugire ibintu woroganiza. Ikindi, hari ibyaha byica umurimo umuhamagaro. Abantu bakorana umuhamagaro ibyaha, bakawukorana amanyanga, bakawukorana utuntu tw'uducenga, utuntu tw'uburyarya, utuntu tw'ubusutwa. Ntabwo wabonye umuntu se wirukanye mu nzu y'Imana ugira ngo ko ari uko Imana yaduhaye imbaraga twe tuba tugihari? Ariko ukibeshyo gatuma umuntu ava mu nzu y'Imana ari wowe ubigizemo uruhare. Vuga ngo bimeze nko kugambanira igihugu. Gusohora umuntu mu nzu y'Imana, reka nguhe urugero. Umuntu ukura abantu ku Mana ameze nk'umuntu ugambanira igihugu. Wagambanira igihugu kwidegembya se? Ntibishoboka, ntabwo ubayeho neza. Ariko iyo uri mu gihugu gikunze, ukunze abagituye, ushaka ko gitera imbere kandi ugikorera, burya nta mutima ugucira urubanza. Ni nko kubana n'Imana, ugakunda abantu b'Imana, ugaharanira ko ibintu by'Imana bigenda neza. Icyo gihe uragenda ukadendeza imbere y'Uwiteka. Ndashaka kuvuga umugisha w'umuhamagaro, mvuge n'umuvumo w'umuhamagaro. Umugisha ubaheherata nibyo tugiye gusorezaho, ubundi nyankoresha amasaha menshi. Umugisha uturuka ku muhamagaro, mvuge n'umuvumo uturuka he? Mureke mbabwire ibi bintu mbabwira gukunda abagore n'abagabo. Ndashaka kukwibutsa ko iyo uri mu muhamagaro ugakorera Imana uri gukorera butazi, ubu intebe umuntu wayihanaguye ntabwo anzi, kandi yifuje ko disi nicara ahantu hatari mu ivumbi. Uzi ibintu yakoze rata? Yahanaguye intebe zo mu nzu y'Imana. Uriya yari arimo kubwira Imana ngo umunsi umwana wanjye yabaye ibandi, umunsi umwana wanjye yabaye ibandi. Ukabona nawe atangiye kwiba. Uzakebuka umwana wanjye, wibuke ya ntebe nahanaguye. Iyi mihamagaro niyo iturerera abana twayibayemo neza. Iyi mihamagaro ikinga imiryango ya gereza. Iyi mihamagaro niyo irwanya ababisha bacu. Uyu muhamagaro niwo ukurengera ugeze ahakomeye. Umuhamagaro, reka nkubwire, umuhamagaro niyo jimeri Imana ikureberamo sifa kwa Mungu. Uyu muhamagaro niyo jimeri Imana ikureberamo. Uyu muhamagaro niwo utuma Imana ikurarira ikakuraraho. Mureke rero mbabwire, ubu si impamvu abantu baturwanya ntibadushobore n'iki, nuko twahamagawe. Iyo tuza kuba twarihamagaye, rahira ko emerita bafite mikoro, ariko nyijugunye do nyifatishije aya, nta n'uwayimpa. Uwayinyambura yaza agenze, naho waza uguruka, naho waza uri umuriro do, kuko nayifatishijwe n'umuhamagaro. Ntibayikubise iyi mikoro, barayikubise. Nabona afite mikoro ujya uvuga ngo wa Mana urarenze. Barayikubise, barayikubita, hageze aho noneho bayijyana no mu bapfumu. Iyi mikoro bayijyana mu bapfumu, ntazongera kubwiriza, ntazongera bamukurikirana. Muzankurikirana mubishaka, munkurikirane mutabishaka, kubera yuko ni umuhamagaro wabitegetse. Nubona umuntu yarahamagawe, ukabona Imana yaramuhamagaye, naho yajya mu ntege nke ujye umwitonde, kuko mu bantu Imana itagira kura ni abantu yahamagaye. Mureke mbabwire, Imana ikunda umuhamagaro, ikunda n'abari mu muhamagaro. Abantu baba mu muhamagaro bahora ku mutima w'Imana. Abantu baba mu muhamagaro irabarwanirira, mbese bameze nka ba basirikare babaruwe n'igihugu gikomeza kubakurikirana. Urukweto rwashaje bakaba bazanye urundi, imyenda yashaje bakaba babambitse iyindi,
mbese ingabo zifite ibyo kurya bikaba byaje. uzi ukuntu barya neza mama we, kera nari nzi ko barya impungure, barya neza. jewe narabiriye rega, Yesu ugira ngo ndi umusivile, barya neza. uzi umuceri waho, uzi imboga, haba harimo ubuto ntabwo bumeze nka bwa bundi bwacu, bwa buto bwacu iri gupimira umukozi da, ka gasukari kacu da, ibiryo. uzi kawunga yaho bagomba kubapangira ikintu gituma bagira imbaraga kugira ngo bakore akazi. ugira ngo twebwe Imana ntidupangira ibituma tugira imbaraga. mama Sharirene kiriya nahura nacyo azahita agwa, oya reka tumunyuze muri ibi. mureke mbabwire ikindi kintu, hari ikintu bita radari. abasivile si baba bayizi, ihangane reka nkubwire. Haleluya. reka nkubwire, nigeze nkurikirana filime za gisirikare njya nzireba, barwana mu mubiri nkarwana mu mwuka, bariya hari aho duhuza. mba nkubwire, ndeba ukuntu hari ahantu batumye abantu runaka, ikipe igiye kubohoza umuntu runaka, maze abandi bagasigara, abayobozi babo n'abandi bashinzwe iby'igisirikare bagasigara kuri mashini n'ikoranabuhanga ryabo. bari kuri mashini bakagenda bakajya babareba, ariko bari mu kindi gihugu, bari mu gihugu. ni mu Kataruguru haguye araha, mugaruka inyuma gatoya, hari imbundi iri hejuru mu bigezi. umva mbabwire, bakajya bababwira aho banyura n'aho baca, kandi bakamubwira iyo babatumye ntibabareka. ese bamaze kurasamo bangahe? nimujyane ubundi bufu, bagatanga, bakabasapotinga, bakabaha sapoti, yego rata, maze bagatsinda. natwe rero hari radari y'Uwiteka shahwe, agiye kukuroga sanga yitatu, abana bawe bagiye kubasaza, ariko nzihangana bibe kugira ngo mbereke imbaraga ukorana nazo. kome ayiwe we, dore bakugiriye Tanzania, impamvu byagenze gutya, bahinduye umupfumu, bagutanzeho 500,000 tetesesepo. Bana yacu ihora kuri radari, kuri radari turebera haduyi. haduyi ntabwo ari wa muntu umwe muturanye, bamwe bakurwanya mu kazi. haduyi ni Satani n'abadayimoni be. iteka umunsi uzajya ubona ukabona ko haduyi ari wo mwanzi wawe, ntabwo uzanesha. kandi Satani nta muntu ujya yifata nk'igikombe ngo aramurwanya, nta muntu uzana umunwa ngo aramuhiga. ni ukumukubitisha amasengesho no kwera imbuto, nibyo byica haduyi. duhanganye nawe. mureke mbabwire, iyo uri mu muhamagaro uba uri mu nyungu burundu z'Imana. iri toroma abantu ubona bagize toroma, ngo covid yarabaye, ngo twasigiwe ingaruka, tuzarya iki, tuzanywa iki. n'ubu hari abavugabutumwa batangiye kuba besikoro. wari wabona aho umuntu avuga ngo umugore we yarabyaye nibamuhende, akabivuga umwaka, akabivuga 2. ese uwo mugore ahorana uruhinjama iteka mitwe, insengero zarafunzwe ntibagitumira. yego n'abatumira bari ku mibare, nzarya iki. no, uwayikoreye ikamubarura mbere ya covid, ari kurya, ari kunywa, ari kwambara, abayeho kuko arabaruye. umuhamagaro niwe wagukuye ku iseta ugiye gupfa. umuhamagaro niwe watumye imiryango y'inzu y'imbohe ikingwa. umuhamagaro niwe utuma batagushobora bakwataka. umuhamagaro niwe utuma utarapfuye. umuhamagaro niwe utuma wararokotse yamanuka. umuhamagaro niwe watumye ya ndwara ikira. umuhamagaro niwe utuma ugenda ushishira mu bibazo no mu bigeragezo. umuhamagaro niwe utuma amavuta adakama. umuhamagaro ni protokoli ikomeye. umuhamagaro ni uburinzi. umuhamagaro nicyo kintu cyonyine Imana ikureberamo ikavuga ngo baho.
hanyuma ndashaka gusoreza ku bantu rero nyine babibayemo nabi. Rimwe nagiye kwigisha igiterane, nicaye ku ruhimbi mbona umusaza n'umukecuru. Mbonye umusaza, Imana amwe ngo barebe ubitegereze. Nditegereza mukecuru, nitegereza muzehe, mbona n'abantu b'abakene bishwe n'inzara bahombanye. Hari igihe ukena ariko ntibiguse, uriya ni akabanga kabera. Imana amwe ngo abonye uyu mukecuru n'uyu musaza, irambwira ngo bankoreye nabi maze nanjye ndabahemba. Imbwira ibintu uwo mupasiteri yakoze byagize ingaruka ku mugore. Ureba imyaka yari amaze akorera Imana, yayikorera neza, yari kuba ari umusaza ufite amavuta y'ibirayi n'ay'umwuka wera. Ariko mu masaziro ye kuko atakoreye yera neza, ari ay'ibirayi ntayo afite, ari ay'umwuka wera ntayo afite, yabaye bakonja riva. Mureke mbabwire, hari abandi bantu ushobora kumenya ngo gukorera Imana nabi. Simvuze ibyiciro byabo n'aho bari, ariko njye nziranye nabo. Abantu bakoreye Imana nabi imbere ya COVID, bakayikorera nabi shawe. Hahandi umubwira uti ndaguha 50 ati upfobeje amavuta yanjye. Niba esikrobandi gusa ndasaba umwami n'umwami Imana ngo babyigeho ibyabo kandi bagira icyo banzura, kuko batumye abantu badakizwa. Umwami n'umwami Imana nyine ubwo mba nabavuze. Umwami n'umwami Imana hari igihe bafata imyanzuro hanyuma bakayishyira mu bikorwa. Aba bantu nibo ntabwo bibisha imbunda, ntabwo bibisha iki, bari kwibisha ubuhanuzi, bari kuvuga ngo yavuze itavuze, barimo kubeshya, bari kujya kwaka imbaraga zikora ibitangaza kuko barashiriwe kugira ngo bakunde buzuza ibifu byabo. Bagizweho ingaruka na COVID kuko ntibagitumirwa. Reka nkubwire, umuntu utarayoboye intama n'ihene mu myaka itambutse mbere y'iki cyorezo, ubu ngubu ari kuririmba urwabonye. Nkubwiye ngo abantu bazajya kudoda inkweto kandi ntibazabishobora kuko hari ababibatanzemo. Nkubwiye ngo abantu bazajya kuba abanyonzi amagara bashirana, abandi baba abamotari. Mva Imana ya Isaka gukorera Imana nabi. Bashyize mu kaga abana babo, bashyira mu kaga abagore babo, bashyize mu kaga abagabo babo, bashyira mu kaga igihugu. None ibi byorezo bituza kugira ngo byatewe n'iki? Ni ibyo bakorera Imana nabi. Nimubona icyorezo cyateye vuga ngo biturutse mu bakorera Imana nabi, kuko gukorera Imana neza, itorero iyo rihagaze neza rihesha umugisha igihugu, nibo batuma ibintu bigenda bijya hasi. Ariko dukoreye Imana mu kuri ko kuyikorera ibintu bikagenda neza. Ndashaka ko dusenga, ndashaka kukubaza ngo tuvugishije ukuri, uri kubarurirwa he wowe? Aha wicaye mu ntebe, kubita umubare mu mutima wawe, urimo urashaka akazi. Tuvugishije ukuri, Imana iguha akazi koko? Ninde wakubwiye ko Imana yaguha akazi se utari kuyikorera? Hanyuma numara kukabona ntabwo izongera kukubona. Umuhamagaro niwe Imana itureberamo. Ese ufite umuhamagaro? Ese ko ufite uri kubana n'Imana neza? Reka nkubwire ikintu gikomeye, intambara zo mu muhamagaro sinzivuzeho. Impamvu Satani arwanya abanyamuhamagaro ni uko iyo uhagaze mu muhamagaro ntajya gushobora. Uzi impamvu yananiwe? Ni uko yaramuhondaga ariko bwacya ngasohora icyigisho, akongera akandiha, ejo nkasohora ikindi, akongera uzi ibintu Satani yankore? Yarankubise, akubita ubutunzi bwanjye, akubita inshuti zanjye, ubundi asigira abamvuga icyo akora. Abamvuga bafite indimi zireshya na karuvati arabasiga shaka, bakampondagura ubwiriza nkande, bakampondagura uriya mwesikoro, bakampondagura indayibwiriza ite. Barankubise shaho barampondaga ko bakamponda inti Yesu agira neza, bakamponda inti Imana nta kosa igira, hasohora ibyigisho ku manywa na nijoro. Satani rero iyo ashaka kukubasha abanza kukwica ngo ntukore umuhamagaro, kuko azi ko nutagira umuhamagaro nta burinzi ufite. Nuba utari mu muhamagaro nta kigukingira, utari mu muhamagaro nta kikuramira, kandi buri wese ajya amenya uwe. Nzi abantu babakira Imana yahamagaye mu rusengero ngo bajye bayatanga. Ariko uzi ikintu Shitani yakoze?
shitani yabwiye abantu ko ayo batanze ari ayo barya. None se n'amafaranga akora iki ma? So yo kurya. Rata amafaranga akora iki? None erega nayo kurya. Wakoze umurimo se abayarya nabi ku Imana nabi izababohera inyuma, izababoha kando idaraho nihamagari aho mbagaza. Wowe korera Imana ariko uzabura byose nk'indatimenya. Nta jambo rifungura ugira, nta rirambuye ugira, ntuzi gutera ikorasi n'amashyi kuyakoma birakugora. Niyo baguhagaritse hano imbere ngo ushime Imana ubona ufite ipfunwe ntubishoboye, wakoze mu ikofu ukayatanga, undi Imana izarengera, uzarengerwa n'iki? Ngo abapasiteri nayo barya. Iyo bayariye si ko indaya zayariye. Tuvugishije ukuri indaya mwazihonzangana iki? Umuntu akababazwa n'ay'abapasiteri barya, ntababazwa n'ay'abapfumu bariye, ntababazwe nayo yahonze abagore. Uzi ko hari umuntu wicara akakubarira yo yahonze indaya ugasanga haba haravuyemo etaje ariko akaba akiri mu bukode, maze nawe akaza ngo abapasiteri barayarya n'indaya zirayarya. Ayo watanze mu nzu y'Imana Imana izayibuka naho abantu batamenya ko wayatanze. Hanyuma si ubundi shitani yazanye ubwigomeke bwo kuvuga ko ari abesikoro bose kandi ko kurebye ibiriho. Umva si ukukubeshya, nanjye icyo cyaha nkigwamo. Kandi uko nita abandi abesikoro niko nanjye banyita abesiko umwesikoro. Ariko rata reka mbabwire, byanga bikunda icyacumi ntabwo izagisiba muri Bibiliya. Nta nubwo imisoro ishobora iteze gucika mu gihugu. Imisoro yubaka igihugu, icyacumi kikubaka itorero. Aya mashanyarazi mwishimira ku mihanda, iyi mihanda ya kaburimbo igenda inyura mu makaritsiye, nta handi byaturutse ku misoro ihagije. Maze umuntu avuga ati amina baduhaye amashanyarazi, niba muca umusoro ngo ariko ni menshi, akeza karigura. Hanyuma abakirisitu bakeneye umuziki mwiza. Ujye unyumvira bene wacu, byanapanga uyu munsi wari uri kuri ntuza yabikoze nabi. Uri kunyumvira? Bakeneye abigisha beza, bakeneye abantu bajya ku byuma kandi ngo bigakora neza, bakeneye insengero zifite isuku, bakicara mu nsengero zako ibintu byose, ariko bakabikora amaboko bagize gute? Bayahinnye. Byanga bikunda amafaranga iyo utayahaye Imana no mu bitaro yatangayo. Utayatanze mu nzu y'Imana no mu bitaro uzayatanga. Ibimara amafaranga biri ku isi ni byinshi. Nawe ugira ikintu uzibutsa Imana. Rimwe hari umuganga natumye umwana ngo genda umbarize muganga ko afite amazi. Disi muganga aravuga ngo arahari, afata injerekani aza yikoreye ku mutwe kandi afite abakozi. Aza yikoreye ndebye muga ibi ni ibiki ukoze? Ngo ariko shaho umuzi gushukana. Ngo niko mama Sharire ko Imana izaguhembera ko wavuze ubutumwa, njye wizampembera ko nakoze iki? Ndavuga inturampamije. Umva abantu bazi gukorera Imana. Reka nyishyire ku mutwe hanyuma nyimushyire. Ubwo izakebuka bavuga ubutumwa, igakebuka abadiyakoni, igakebuka abapasiteri, nanjye izankebuka n'injerekani nikore. Kandi uko niko kuri. Mureke mbabwire ijambo rikomeye Imana yambwiye. Data yarambabaje namubabariye nkijijwe. Imana ibintegetse irambwira ngo papa wawe nzamuha n'ubugingo. Nzamuha ubugingo. Ijuru n'irinini uzareke barijyemo. Urimbura abantu kuki ko tuzarikwirwamo? Irambwira ngo uzi impamvu nzamuha ijuru? Ngo yafashe Sharirene amufata neza, amuha urukundo yaburiye kuri si. Ngo papa wawe ijuru azaryicaramo. Ndeba ukuntu atigeze andera, ndeba ibintu yankoreye, ariko ndeba ko yandereye ako kana Imana nararisinye kuko yanejeje umwana wanjye. Ntubona ukuntu wiwe wicaye hano? Niyo udafite akazi wari kuruhuka. Ni ukuri byaguhigaga ejo ntabwo byakubona, ibigushaka ntabwo byakubona. Ubu hari akantu wakoreye Imana izabikwereka. Imana reka nkubwire, umwana wanjye yarasaze arirukanka. Yirukase polisi irampamagara, abapolisi Imana ijye ibaha umugisha.
nabwiye Imana imireka nkubwire wangize umusazi nibyo narandagaye ariko hari ibyo ntemera ngewe polisi irampamagara ari nka saa yine polisi arampamagara niwe Mukeshimana Emerita uyu mwana witwa runaka n'uwawe uze umurebe hano kuri polisi yego afande nahise nyirya urwara ngira Imana waretse ko nkabiriza njya kuri polisi nijyana abantu bose baranzi ubu koko banabimenye ko n'abana banjye basaze ngenda bavuga ngo dore mama Sharirene abana baramusaranye ntaho njya ndayizimya burundu mbwira Imana ngo ugende umuzane nawe nakuzaniye abawe no comment nta kindi Emerita njya mu cyumba ndaryama naryamye nararyamye isaha igeze ndateka ndarya oya none se sinarabazanye none naje kubazana kuki nazana abana b'Imana nge ntinzanira abanjye ntibishoboka maze ndaryama mbwira Imana ntibamuzane nakuzaniye abawe nyibwira aho nabazanye nyibwira aho nagendesheje amaguru nyibwira aho nabwirizaga bakanuka aho banyambuye mikoro aho bandegaga aho bavugaga ngo nicyo ntazi aho narwariye amavunja aho nicaraga nkabura ya moto aho namaraga icyumweru nabaga nagiye kubazana ndavuga ibi nanjye umuzane nimugoroba nka saa 11 numva umuntu arampamagaye disi ati ngwino ufate umwana wawe turi hano ku gipangu niko bimeze ariko sanga bamukiza muri pandagari ngiye ko mbona araje Imana yari yarambwiye ngo nagenda ujye uryamusinzire ntabwo ateze kubura rimwe aragenda ahagarara kuri Nyabarongo havuye mu rugazi n'amaguru ngo ibintu bikamubwira ngo jyamo woga ibaze shaka koga muri Nyabarongo bibahorata arasa ni muri pisine umwana aragenda ubwo n'ubuhamya duhaye aragenda yicara iruhande rwa Nyabarongo kuyijyamo ntibyakunda dufite abamarayika tinyuma y'ingabo zishinzwe kurwanira ngo umuntu aramubwira ati wijyamo uwo muntu ninde ni marayika dufite intelligence z'ijuru arangije ngo adaha amashyi ku mashyi aranywa arakomeza arigendera imodoka yatambuka ngo ajya muri iriya modoka marayika ati hoya uyijyamo irambwira ngo azakira nta n'agasatsi ko ku mutwe tugiye gusenga ndashaka gusengera abantu batarakizwa ntago waba mu muhamagaro utarakizwa kwakira Yesu n'umwami nk'umukiza ugapfana na Kristo ukazukana nawe hari umuntu uri muri riteraniro utarakizwa ngo avuke bwa kabiri abane n'uyu mwami agire gutya ikiganza ahinduke icyaremwe gishya zamura ikiganza nimburimo kandi turakomeza ibi bintu nta muntu wabikwingingira biraryoshye kuba muri ibi bintu Imana ni guha umugisha yo nawe Imana iguha umugisha hanyuma nimuhaguruke ariko mwakomeye Imana amashyi gupfukama hano ntibyemewe noneho nimuze mupfukamwe mushyiremo metero nimuze mupfukame hari imbaraga zibaha iyo mupfukamye aha muba muje gupfukama ku birenge bya Yesu pfukama ntacyo ino ku makaro ntabwo hasa nabi Imana nibaha umugisha nawe baruze nayo ikwibaruzeho igukora mu gisekuru cy'iwanyu ubigize undi muryango hari umuntu ukwibarujeho kandi uwo muntu ni umubosi yitwa Uwiteka reka tubasengere Mana ya Isaka Mana ya Yakobo dore umwana wawe arapfukamye yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza haleluya akimara gupfukama mutongereye imbaraga zikomeye z'Imana ndamutongera ubushobozi bw'iyera enesisibo enedraya ndamusengeye mu izina rya Yesu imbaraga z'umuriro zimumanukire
uyu muntu muzirikane guhera none umugoteje kandi umubohesha ingoyi ikomeye y'Imana, ntazongera gusubira mu byaha ukundi, atere ikirenge mu cyawe, izina rye risibane mu gitabo cyo kurimbuka, byandikwe mu gitabo cy'ubugingo. uyu mubyeyi nguyu papa ahagurutse n'umutima we hariho ubimwemeje, asanze uri umugabo muri iri teraniro, aje kwibaruza ngo ahinduke umwe mu mukumbi, uburinzi bw'ijuru n'ingabo zikomeye zimugote, kandi uhereye none ntazongere gukora ibyaha ukundi, izina rye nahabwa izina rishyashya. Haleluya, haleluya, nahabwa izina rishyashya, rya rindi uhabera bagukurikiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe, tugukomeye andi mashyi papa, tugukomeye andi mashyi cyane. Imana ibahe umugisha, nimusubire mu myanya yanyu, hanyuma hari abandi ngiye gusengera. Uri muri iri teraniro wataye umuhamagaro, icyo ngicyo ukiziranyeho n'Imana, hanyuma kandi uri muri iri teraniro ntabwo uri gukora umuhamagaro neza, wanyemerera ukimara kumenya ko uyu muhamagaro yari imbehe yari kukurerera abana, uyu muhamagaro yari imbehe yari kuguha poromosiyo yo mu kazi hanyuma urawuta, uyu muhamagaro niwe wari kugukura mu rwego kujyana mu rundi, uyu muhamagaro wari kuhakura igishoro, uyu muhamagaro wari kuhakura umugore n'umugabo, uyu muhamagaro wari ukuramo icyubahiro urabiparika, haguruka bwira Imana uti noneho ndabimenye ninjye no kugukorera. Haguruka dusengere umuhamagaro, nawe utabuze ubumenye, nawe utawufite iwuguhe, hanyuma nawe ugenda n'imbehe yitwa umuhamagaro. Nimuhaguruke dusenga Imana, hanyuma Imana ibahe umugisha. Mana nziza, abana bawe barahagurutse, abakomeye ndetse n'aboroshye, bahagurukiye mu maso y'Imana izi ibyizababaza. Bakimara guhaguruka muri iri teraniro, babwiye Uwiteka ngo barashaka kumenya imihamagaro, kandi baragusenze kubera yuko bakeneye gusubira mu mihamagaro. Ndasenze ngo bambike imbaraga, ndasenze ngo bahe gusobanukirwa imihamagaro. Iyi miryango nikomere mu muhamagaro, iyi miryango nisobanukirwa iby'imihamagaro. Ndasenze ndirukana umwijima wabujije kuba mu muhamagaro. Buri wese atahe yabaye mu muhamagaro, abatawufite n'uwubahe Mana. Girira neza iri teraniro, urakoze, tugukomeye mu mashyi. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Imana nibaha umugisha, Imana iha umugisha pasiteri, Imana iha umugisha namwe mwanyakiriye kandi mukaba mwumvise ijambo ry'Imana. Hanyuma umuntu utumvise ubu butumwa azabukurikirana kuri Mama Sharirene official, buzacaho kuri Mama Sharirene official hanyura ibiganiro bitandukanye, hanyuraho ikiganiro cyitwa umusirikare wa Kristo, tugeze kuri episode ya 23, hanyuraho ikiganiro cy'urubyiruko cyitwa tegura ejo rubyiruko, hanyuraho ikiganiro cy'abubatse cyitwa menya nibi mu bubatse, hanyuraho ikiganiro cy'itorero kivuga ngo kera n'ubu hitorero, hakanyuraho n'icyitwa ngo hakorwa iki mu itorero, hanyuraho filime yitwa ubuhenebere karundura, hakanyuraho filime yitwa imperuka, hakanyuraho na filime yitwa ikigugu. Byose nivuga butumwa. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.